imana ijya kundema nawe yabanje kubaza, yabikoze nk'uko ibishaka, nk'uko yari yaragambiriye. Haleluya, imana ishimwe cyane. Nanone kandi nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo muri cya kiganiro niwe imana ikeneye. Nk'uko bisanzwe tugezeho nangiriza Eric, imana niguha umugisha mwinshi kandi nikwishimire. Uyu muririmbyi arabangwa imana ijya kundema nawe yabanje kubaza, yabikoze nk'uko ibishaka, nk'uko yari yaragambiriye. Imana iguha umugisha rero wowe wamenye neza kuri umugambi w'Imana, wamenye neza ko waje uri umushinga Imana yateguye. Hari uko abantu bakubona, hari uko bakwita, hari uko bakureba, hari nuko bakuvuga, ariko ibyo ntabwo bishobora gukuraho umugambi w'Imana, kuko ntabwo wowe uri impanuka ku Mana. Cyakora mu bantu wenda niko babigira, ariko waje uri igitekerezo k'Imana, waje uri umushinga w'Imana. Icyo ucungana nacyo ngusabira uko bwije nuko bukeye ko tuganira, nuko wajya ureba neza ko uhagaze mu cy'Imana yakuremeye, kuko Imana yakuremye ibishaka kandi kurema nk'umushinga wayo uyinejeje. Mwibutsa ko Imana itagira miriwari cyangwa se ikiyo. Ishatse kwireba ireba wowe ukiranuka, waba uri mugufi, waba uri muremure, waba urukara, waba inzobe, waba warize, waba utarize, uko waba umeze kose, nawe uvuka hose, nawe uri hose, n'ibyo ukora byose ntacyo bitwaye Imana, kuko yatoranije Dawidi, haleluya, kwa Yesayi ari umushumba, ba Eliyabu n'abashama na Abinadabu n'abandi bavandimwe batavuze amazina, ikabarenga igatora Dawidi. Nawe yagutora. Imana ikwishimire. Byakozwe n'intumwa 10, nawe uzasanga ijambo 34:35. Petero ateravango, nuko Petero atera amagambo ati, nukuri menye yuko Imana yacu itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubashye agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Imana niguha umugisha rero. Kadusome ijambo ry'Imana twihuse kandi nkuko bisanzwe. Ni igitabo cya Rusi mu gice cya mbere, turasoma 16 na 17, maze tuganire. Imana ikumira umugisha. Aravuze ngo, Rusi aramusubiza ati, winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. 17 aravuze ngo, naho uzagwa niho nzagwa, bahampambe nihagira ikinandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Imana idufashe kandi itugirire neza cyane. Uyu ni umwanzuro, haleluya, uyu ni umwanzuro umuntu afata ku giti cye, wo kugendana n'Imana. Mu yandi magambo, aho uzagwa niho nzagwa, aho uzarara niho nzarara. Yewe Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Nihagira naho wazapfira, nanjye niho nzapfira, bahampambe nihazagira ikintandukanya nawe. Ndashaka kuvuga ijambo rivuze komatana n'Imana, kugera ku rwego muzamura usabane n'Imana. N'ubu kireba ibibazo abandi bita ibibazo, ukabibona nk'ibisubizo. Imana itugirire neza cyane. Hari ukuntu rimwe na rimwe muri uru rugendo turimo tugendamo, abantu bagenda bagaragaza gukorera Imana ari ibintu bigoye, bakazana impamvu kandi koko bakazigaragaza mu buryo bw'umubiri, cyane cyane n'imisomere y'uko abantu basoma mu buryo butandukanye mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Wasoma nta mwuka wera w'Imana ugufasha gusobanura ibyanditswe byera kugira ngo abicengeze mu bugingo cyangwa se mu mubiri wawe. Bikabaho gutuma rimwe na rimwe umuntu ashobora kubona ikibazo aho kubona igisubizo mu gukurikira Imana. Kubera kuko rimwe na rimwe bagiye bakubwira ati, gukurikira Imana birakomeye, gukurikira Imana biragoye, kugendana n'Imana biraruhije. Ariko ndagira ngo mbibutse kuko kugendana n'Imana ntabwo ari ikigoye. Kugendana n'Imana ni uguteganya ubuzima bwa none n'ubuzaza. Iyo wubashye Imana neza, wubaka amateka y'ubuzima bwa none ndetse n'ubuzaza. Imana ishimwe cyane. Rero iri ntego y'uyu munsi ni kubwira ngo komatana n'Imana, ukubaka ubusabane bwawe nayo, buzana ubuzima bwa none n'ejo hazaza. Imana ishimwe cyane. Mu kiganiro niwe Imana ikeneye, wowe utwumvishe bwa mbere, nta yindi ntego nuko tugambiriye kukwibutsa kuko cyane 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 guhora wibuka ko wowe waje uri igitekerezo k'Imana, kandi uzageraho Imana yavuze. Nubwo ibikurwanya ari byinshi, ariko
niba uhagaze neza harabotastifo mu mugambi Imana igukeneyemo, ntabwo bizahagarika umugambi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Uyu rero ni Rusi na Naomi. Urabisi ko Naomi na mugabo we baje kugenda bajya i Mowabu, bahungira mu Mowabukazi. Bagereyo baza guhura n'iki kibazo cy'uko mugabo we yapfuye, abahungu be nabo babiri barapfa, ariko ngo aba bakazana bye ngo agiye gutaha arababwira ngo nimwisigarire ntaho nabajyana. Uwo bita Orupa aramusoma asubirayo, mbagira ngo nihute, ariko Rusi biravuga ngo amubaha karamata, aramubwira ngo winginginga kugusiga no gusubirayo. Mu yandi magambo, mu ntego nafashe yo gukurikira Imana, nta kibazo na kimwe gishobora kuzantega, gishobora kuzantangira, gishobora kumbwira ngo subira inyuma. Nzakurikira Imana byemera byanga, bankunda batankunda, babishaka batabishaka. Ntaratinda nagira ngo nsobanure kwa rino jambo kenshi na kenshi abantu bakunda gukoresha kandi bakarivuga, kandi uko barivuga niko baba baryumva, ariko nagira ngo ndisesengure uryumve cyane kandi unyemerere bikore ku mutima wawe. Imana ikumpera umugisha. Iyo abantu baravuga bati ngo gukorera Yesu ngo biragoye, kubera ngo Yesu yahamagaye abantu n'abigishwa be, ngo arangije rero arababwira ati umuntu nashaka kunkurikira yiyange yikorera umusaraba we ankurikire. Ruvamuna arababwira ngo gukorera Yesu ni ukwiyanga, ariko ndagira ngo uyu munsi mbasobanurire kandi mbasobanurire icyo Yesu yaravuze. Iyo Yesu aguhamagaye hari ibintu ashaka kugutandukanya nabyo, kandi byari byo rukundo rwawe, byari byo buzima bwawe. Ntabwo rero Yesu ugomba kumukurikirana n'ibyo bintu bya kera. Pawulo yandikira Abanyakorinto n'ibaruwa ya 2 ibice byaho ni 5 umurongo wa 17 ngo iyo umuntu ageze muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya. Mu yandi magambo nuko yiyambura ibya kera. Yesu rero avuze ngo niwiyange. Wenda ushobora kuba warakijijwe, wakundaga ubusambanyi bwarakuzuye. Yesu aravanga ugomba kwiyanga kubwo busambanyi. Ntabwo uzankurikira ukibwambaye. Bwari bwo biryo byawe, byari byo buzima bwawe, byari byo bintu ukunda, ariko kubwiyambura ukabwanga ugapfa ku busambanyi ukikorera umusaraba. Kugira ngo wikorere umusaraba, agatabo k'umugenzi cyangwa se agatabo ka Mukristo karavuga ngo nuko Mukristo akomeza agenda atumbira ururembo Siyoni, aza kugera ku musaraba. Haleluya! Ngo ageze ku musaraba, Bibiliya yavuze ngo aka gatabo karasobanura ngo ageze ku musaraba. Umuririmbyi umwe yavuga ngo ku musaraba mwiza niho umuntu abonera abagabo 3 bakamuhumuriza. Ngo aba bagabo baraza basanga Mukristo, ngo Kristo akibabona ngo akitumbira umusaraba, agitumbira umusaraba. Haleluya! Umutwaro wari uri ku mugongo uhita kumuvaho uratembagara. Ngo ahahurira n'abagabo 3 bamuhihumure. Uwa mbere amuha umuzingo w'igitabo, aramubwira ngo iki gitabo nicyo kizakuyobora muri uru rugendo. Uwa kabiri amuhereza urufunguzo rusobanura amasezerano. Imana ishimwe. Uwa gatatu amwambika umwenda utandukanye n'indi myambaro y'abandi. Imana ishimwe cyane. Rero nicyo umusaraba uvuga, nuko iyo wikoreye umusaraba wiyambura bya bindi byose. Rero urapfa kubusambanyi bugapfa. Rero nagira ngo mbatangarize, wenda ntabwo navuga ngo ndondora ibyaha byose, ariko mwese murabizi. Ariko mpere kuri iki. Iyo Yesu avuze ngo nukwiyanga, nuko wowe ugaragara ubona ko hari wiyanze, ariko nuza kugaruka uraza gusanga mu magambo agaragara iyo wirinze icyaha. Ubwo tuvuze iki? Hari n'ibindi by'ubujura, hari by'ubugome, hari by'amoko, hari ibyaha byinshi umuntu abamo. Ariko nuza gusanga ugasanga wariyambuye icyaha, ukiyanga kuri icyo cyaha, ukakiyambura nuko cyakigufitiye umumaro, ukakikuramo neza, nukontorora neza, ukabyitegereza neza nk'umuntu ureba, uzasanga buri cyaha cyose gifite ingaruka mbi. Iyo ukirinze rero icyo uba ukoze cya mbere bigaragara ko wiyanze, kuko niba warutegereje amaramuko, ariko uba wubaka ejo hazaza hazima. Impamvu hari ingaruka z'ibyaha. Nk'iki cyaha twe duhereho tuvuga kigira indwara zitagira umubare. 2, niba uri umugore cyangwa uri umugabo, gishobora gusenya urugo. 3, niba se cyangwa ushobora gusanga abana bawe bariho nabi utunga abandi. Iyo ukiretse, ni ukuvuga ngo mu yandi magambo abantu cyangwa se abakuzi cyangwa se nawe uragaragara nk'uwiyanze mu maso y'umubiri.
ariko nuzamuka mu buryo bw'umwuka cyangwa se bwa mpwemu, haleluya, uraza gusanga ahubwo wikunze kurenza uko ubitekereza nuko biri, kuko abantu bo babonaga bigufitiye umumaro rwose pe, ariko wowe wubatse amateka agaragaza ubuzima bwa none. Cyambe urinze umubiri uburwayi, cya kabiri harimo icyo bita ubugingo, haleluya, urinze n'ubugingo bwawe. Rero iyo umuntu yiyishe ngo gukurikira Yesu ngo nukwiyanga, ngo ni ibintu bigoye, ariko ntasesengure ikizava mu gukurikira Yesu ngo nawe ucyumve neza, ahari harye nawe ugenda wumva koko ko niba wakurikiye Yesu warushye, mbese wagowe, hari ibintu bikomeye, ariko ntabwo ariko biri. Ndagira ngo munyumve neza, iyo ukurikiye Yesu ukwiyanga yita kwiyanga, iyo ubishyize mu mwuka ukabigarukamo neza, usanga ariko kwikunda kw'indenga kamere kurimo ubuzima bwa none n'ejo hazaza. Imana ishimwe, haleluya, kubera ko nta buryo Yesu niba avuze ngo nukunkurikira no kwiyanga, nta buryo ukwiye gukurikira Yesu umukurikirana n'ubujura, umukurikirana n'ubusambanyi, ukwiye kwiyanga umukurikirana n'amoko oya, ukwiye kwanga ibyo byose byagaragara nk'ubuzima bwawe. Icya kabiri njya mbwira abantu, iyo ukurikiye Yesu, iyo bavuze ngo kwiyanga, hari ibintu rimwe na rimwe, hari ibintu Yesu agushaka agusaba, ashobora kukubwira ati wenda fasha runaka, kumufasha mu by'ukuri urabona ko wiyanze, urabona ko bigoye, biranaruhije rwose mu buzima, ariko nagutangariza ko mu bintu byose utunze nta na kimwe ijuru rikubarira. Ariko niba ugize Imana ugakura 1000 mu mufuka ukagihereza umuntu mu ijuru, icyo ngicyo baracyandika, bigaragara ko ugaragaye nkaho wiyanze, ariko nicyo kizakubera umumaro, nicyo buzima bwawe, kuko nibyo bavangwahirwa bapfa bapfira mu mwami, mwuka kavangoye kuko imirimo yabo ijyanye n'abibakurikiye. Iyo niyo izaba imperekeza y'ubuzima, nicyo cyonyine, nibwo butunzi bwawe ugira, icyo wahaye umuntu, icyo utambaye, icyo wambitse abandi, icyo utariye, kuko ibyo wariye byose bishirira aho ngaho bikarangira. Ariko icyo urekuye ukagiha undi muntu, mu ijuru baracyandika, kikazahora kikuvuganira iminsi yose. Ntabwo rero wiyanze, ahubwo urikunze mu bwenge bwa mwuka, hari ahandi wandikishije. Imana dufashe cyane. Nsoza kugira ngo twinjire muri aka kanya dusenga, Pawulo yandikira Timoteyo ibaruwa ya mbere, ibice byaho ni 4, yageze ku murongo wa 6 aramubwira ngo nibutsa bene data ibyo uzaba ubaye umugabura, nibutsa bene data ibyo uzaba ubaye umugabura mwiza w'ibya Kristo Yesu, utunzwe n'amagambo yo kwizera n'inyigisho nziza wakurikiye, ariko imigani itari y'Imana. Ubwo rero itari y'Imana ngo ni y'abakecuru, ntukayemere, ahubwo witoze kubaha Imana. Ravuga mu Rwanda aravuga ngo kuko kwitoza k'uyu mubiri kugira umumaro muri bike, ariko harabostifo, Imana ishimwe cyane, naho kwitoza kubaha Imana kukagira umumaro muri byose, kuko gufite isezerano rya none nirizaza naryo. 19 ngo iryo jambo ni iryo kwizerwa kandi rikwiye kwemerwa rwose 100%. Imana iguha umugisha. Rero nanje kukubwira iri jambo, nyemerera ubane n'Imana, womatane n'Imana, ugendane n'Imana, ushobora kubaka amateka atagaragara, ariko munsi y'umwuka niba bishyira ahagaragara bazamenya ko abanaga n'Imana. Abantu bagira ngo warasaze, bagira ngo reka ngufashe dusenga n'Imana. Imana ni gukore ku mutima, mwuka wera kugwiraho cyane kugira ngo gusobanurira ibyanditse. Mana mu izina rya Yesu Kristo, herekeza jambo ryawe kandi ribindorerwamo ku muntu wese. Hari umuntu yumvaga ko arushye kugukorera ko yagowe, ariko iyo umuntu yirinda icyaha aba yigirira neza. Ndasengera rero umukobwa, umusore, umugabo wumvira ijambo ryawe, ni ukeneye rwose ko asobanukirwa, akakura, akaguka, byamurwanyaga ubirwanye, byamuhigaga ubihiga, unanize byamunanizaga. Ijambo ryawe rihembura, ijambo ryawe rikora umurimo, ijambo ryawe rikize, ijambo ryawe ribohora, ijambo ryawe halebotastifo ryubake Mana kandi rigire neza buri wese uryumvishe. Cyubahiro ni cyo mu izina rya Yesu Kristo, amen.